nyuma yo kugira icyo gitekerezo cyiza aho mwasize abana ibyo mwasize muzi ko yenda bitazagera aha twaya ngo tubereke aho bigeze. Iri torero mwabonye aha hari byinshi bafite nta na kimwe baratwereka, niyo bishaka turaranga. Icyo navuga kuri iri torero ukwibuka kwaryo ni uko rigeze ahashimishije cyane, kuko tubaze nk'amakwe aba buri wikendi buri gihe baba bafite ibiraka, ndetse rimwe na rimwe bagahitamo aho bajya kubyinira bitewe n'uko batajya ahantu habiri icyarimwe. Mbere bitarabaho barigungaga ugasanga bafite itandukaniro bafitanye n'abandi, ariko siko ubu kimeze. Ubu ngubu bameze kimwe, ugeze muri kaminuza ntabwo wabona ko abangaba hari aho batandukanye n'abandi. Bavandimwe rero n'abarambiye cyane cyane ko tukireba byinshi, ndagira ngo nshimire by'umwihariko mu mwese mwaje hano, kuko nk'uko babivuze iyo mutaza ntawe twari kuba dutaramiye. Ariko kandi hari n'abantu batuba hafi mu buzima bwa buri munsi bwacu, ndetse baduteye n'inkunga no muri iki gikorwa. Ku isonga hari Kaminuza y'u Rwanda ituba hafi mu bintu byose tuyiyambajemo, duhora twishimira, ariko tugomba no kwishimira mu ruhame hano. Tugashimira kandi bakuru bacu muri JAIRG batuba hafi mu byo tubiyambajemo byose, ndetse badufashe no muri iki gikorwa. Hanyuma tugashimira Horizon Express, ni agence itwara abantu Butare Kigali, baradufashije cyane. Ariko usibye n'abo bantu hari abandi bantu ku giti cyabo batuba hafi mu bikorwa byinshi. Ntabwo mbonyeho umwanya, akenshi iyo nshimiye abantu baravuga ngo wanshimiye iki, ariko bazajya banyihanganira kuko biba ari ngombwa bitewe n'ibyo baba badukoreye. Nyakubahwa Doyen wa Faculté y'Agronomie, ndagira ngo mushimire bikuye ku mutima. Nshimire Dr Muhizi, nshimire Professeur Innocent, abo ni abantu batubaye hafi, batuba hafi no mu buzima bundi bwa buri munsi. Babyeyi, bavandimwe bacu, inshuti zacu, ubu ngubu icyo duhangije imbere ni uko iri torero navuze mu ma weekend buri gihe bazi naho i Kigali bakajya i Butare kubyina. Twifuza ko nk'uko bagenda bakaba 400 cyangwa 500 babyinnye, hari izindi projet twari twakoze zunganira iri torero, ntabwo zirabonerwa finansoma, ariko tugenda twiyegeranya natwe ubwacu ku buryo twumva ko tuzabigeraho. Muri uko guhamagarwa bagiye kubyina, twari twakoze projet ijyanye na sonorisation na decoration. Tuba dufite abanyamuryango kuri izo mpande zose babiziho. Mu banyamuryango hari uburyo ki turimo gukotiza, hari amafaranga tumaze kugera, kandi nk'uko nabivuze muri ibihangano byabo ni ibihangano bizagurishwa. Twizeye ko twabona inkunga tutayibona, hari amaprojet tuzabasha kwikorera, noneho ibyo bikazafasha ko mu myaka izaza bya bibazo rimwe na rimwe biba bitoroshye abanyamuryango bacu bahura nabyo bizabasha kugenda bibonerwa ibisubizo. Ababyeyi bacu rero ndabashimiye, Imana ibahe umugisha kandi mukomeze muryoherwe n'igitaramo. Murakoze. Nk'uko icyatuzinduriye hano cyangwa icyatwirije hano cyangwa ikigiye kuturaza hano, sinzi icyo muhitamo, ari kuronshinga CD ya bano bana bari bari hano imbere, bano basore n'inkumi. CD iri hano, abatumva indimi z'amahanga babwire ko ari ukushyira ku mugaragaro. Ni ugushyira ku mugaragaro rero CD ikubiyemo indirimbo nziza mwakomeje kuguma mubona hano imbere. Reka ariko mpamagare Lambert abibabwire mu magambo arambuye, abasobanurire neza ukuntu ibintu bimeze. Twari twarateguye kugira ngo dushobore kubagezaho ibihangano by'itorero Inyamibwa. Ibyinshi mwabibonye, ibindi twabyumvise.
album tugiye gushyira ku mugaragaro kano kanya iriho indirimbo twumva ariko ntitubone, ikaba iyi ngiyi dufite aha ngaha ikaba iriho indirimbo zigera ku 8 zose zitandukanye, ziri mu byiciro bitandukanye. Hariho indirimbo zivuga ubwiza bw'u Rwanda kuko igihugu cyacu ni cyiza kandi turagikunda. Hakaba hariho izindi zirata noneho byihariye umuco wacu. Iza gatatu, icyiciro cya gatatu, hariho indirimbo nziza cyane mpamya ko abenshi b'ingaragu muri twebwe zizabafasha kugira ngo bashobore kubona abantu rwose bazababera imbavu, n'ababirangije nabo zizabafasha gukomeza kugira gukomeza guteza imbere urukundo rwabo. Ni indirimbo zijyanye n'ubukwe no kurata abari bacu beza. Abazazumva bose ndabizi yuko bazanogerwa. Mu by'ukuri nibyo nababwiraga n'izo gahunda rero bihaye. Ubundi abanyeshuri bacitse ku icumu, abanyeshuri barokotse jenoside yakorewe abatutsi, dukurikije imyaka igera kuri 15 ishize, bakagombye kuba ari babandi bari ku mihanda bavuga ngo wampaye, ariko kwicara bakavuga bati twiyubake, duharanire kugira gute, duharanire kubaho kandi neza. Icyo kintu ni ikintu gikomeye, kubaho ukongeraho akajambo neza. Ubu dushatse twebwe twakongeraho ngo cyane. Ushobora no kuvuga uti jyewe umusanzu wanjye ni urugero, iyi CD cyangwa se CD iriho ibihangano by'inyamibwa mu rwego rwo kubatera ingabo mu bitugu, mu rwego rwo kuba hafi, nyiguza amafaranga ibihumbi. Madam Rawans kajya kubibwira inyamibwa kuko ntabwo bo arakoze nkuko yabivuze. Twebwe muje ayeje izo twagura ntabwo twagura abanyamuryango bose, ntabwo mwazibona, tuzitwaye zose nta kibazo, kandi tugomba gusagurira n'abari hano. Turaguramo 10 z'abagize komite ziraba zo muri ako gashashika, zimwe mwatubwiye zihenze. Ubwo izi 10 tuzaza abagize komite bazisaranganye n'abanyamuryango bose. Murakoze. Arakoze cyane. Ati 10 ziriho akashashi turazigura tuzigabane n'abandi, tuzabagurire n'abandi bari hano tubasagurire. Murakoze. Nanjye Elias imwe ni kwitangaho Arakoze cyane, arakoze cyane. Ati nemeye ko ese mwabari niba mutazizanye muri gucungira kwiyanjye ndabatamaza muraba mureba kugira ngo genda kuri imwe niyo ku muntu umwe. nta kibazo. Amashyi menshi cyane, amashyi. Mukore mukoze ku buryo murajya muhita muzitanga kuko turazifite hariya, kugira ngo batagira ngo ducuruza ibikwangari, batagira ngo turi kubapfunyikira amazi. Nanjye yasede ndayigura 30, ariko hari inkunga imbaga nshaka gutera inyamibwa muri radiyo Rwanda ishinzwe ibiganiro. Nagira ngo muzaze abantu 3 noneho tubaho umwanya mutangaze iriya sede ku mugaragaro, abantu bayibone. nanjye nagira ngo ngire iyungura
nagira ngo mbere na mbere nshimire inyamibwa nawe nkaba nanjye nshaka kugura CD ariko kubera ko mbakunda cyane yewe ndagura CD yanjye imwe ngura ku 150. ariko si ibyo gusa hari n'umuryango naje nanaserukiye aho bacitse ku icumu bakomoka Nyanza witwa Tugesi Nyanza nabo ndabongerera cyane mu izina ryabo nabo bazajya bareberaho tukareba ko tuzageza ku byanyu mwakoze. murakoze kubera ko uwo mutegereje agomba kuba andusha ibintu byinshi byiza, uko asa, uko aririmba, murumva rero ntabwo aza kubatindira. Ndetse nagira ngo mbasabe, ntabwo njya mbona umwanya wo gushima inyamibwa, ntabwo njya mbona umwanya wo gushima ARG, nyamara ni abantu nk'uko mwababonye, nk'uko mwabumvise, nk'uko mwababwiwe, ni abantu b'intore koko. Kuko bo ubutore bwabo aho wabugobaguza ubujyana urahabasanga. Ariko ikintu kibaranga kandi nkunda cyane ni ubupfura bwabo burangwa n'imico myiza. Kandi ubundi ntibabuze ibibababaza, ntibabuze ibibarakaza, ntibanabuze n'ababarakaza ndetse. Ariko ibyo babyifatamo neza, bagahora basa uko mubabona kuriya. Rwose icyo ni ikintu nk'umuntu tubana nka buri munsi, ni ikintu kibaranga. Uretse n'ibindi byose rero ibyo tubasaba, muzi ko mu kirangantego cya university harimo nk'iki excellence mu burere ndetse na serivisi baha abaturage. Iyo excellence rero muyibabonamo uko mubabona mutya, ariko ni nako no kwiga usanga ndibwira ko ubanza n'utsindwa ntibaza kumubwira, ubanza ko baba bazi ko ntabwo nabyemera, ariko nibwira ko nta n'utsindwa. Kandi nk'uko nabibabwiraga bafite ibibazo ariko babirengaho bakagira excellence mu bintu byose. Inyamibwa rero, inyamibwa ARG mu izina ry'ubuyobozi bwa kaminuza nongeye kubashima, muzahore mutyo kandi Imana izakomeze kubarinda. Murakoze. Asante sana. Mumeze neza se? Merci. Nishimiye cyane intambwe inyamibwa zagezeho. Ngewe nazibayemo, nazirerewemo, nzi ukuntu twageragezaga gufata hano tugafata na hariya, ntibyorohe na gato, ariko uyu munsi ndabona ari abo gushimwa kabisa. Ngewe nakoze album nzi ukuntu bigora, ndabizi. So ndagira mbabwire ko nishimiye intambwe mwateye, akaba ari byo byanzanye kugira ngo abo bashyitsi banyu nabo baririmbire nimba babishaka. Okay, murakoze cyane. Inshuti zikakugira, zikagutwaza aho rukomeye, mukajya inama zikakumenya. Ndagira ngo nkubere inshuti
kuba imbere n'inyuma. N'ibiganza duhana ingeyo tuburunana duhangara imitego tuzahuza umutima duhuza ingeso dufatanya urugendo ntawe usigara ntubere inshuti tubeho inshuti inshuti nyanshuti tubane inshuti inshuti nyanshuti tubane inshuti. yagize urubanza rundi yari afite yagiyemo arambwira ati wambere amu butumwa mbaha mu by'ukuri butari burambirane kuko ntabwo twaje kumva amagambo duhora tuyumva ahubwo twaje kureba inyamibwa no kumva amajwi agororotse ava mu mihogo yazo. ngira ngo perezida wibuka ubutumwa yamuhaye ko mbagezaho yagabaho twari twicaranye babona ntuma ntabwo bwatwaye umunota umwe. ni ijambo rimwe gusa yambwiye rivuga ngo nimukomerezaho, iyo niyo nzira twese dushaka kwerekeza. duharanire gutsinda kuko uwatsinze adaharanira gutsindwa. inyamibwa rero muri abambere mu bagaba b'ibitero, muri mu bagaba b'ibitero, kandi muri abo bagaba b'ibitero ntabwo ibitero byanyu bizazamo bya bigwari bimwe barasa bigatumbi. kukagakura mwari mwiza uzubaho umugabo wawe, umwari mwiza azaho umunyurare, umwari mwiza naho umugabo wawe, umwari mwiza we n'umunyura cyane, umwari mwiza ni wowe tureba rero, umwari mwiza nuko kagakubura mwari mwiza ugira urugo ruhire, inyama
neza kwica akanyota. Nyumara kwica akanyota kandi mwatugendereye musanze turi mu birori, ngira ngo mwese murabona ko twataramye kandi ndabona musa nk'abishimiye ibirori musanze. None rero nubwo mwatugendereye ntabwo twabamenye, nagira ngo mutubwire, mutwibwire, tubwire ikibagenza, niba mukurikiwe tubashyire mu mbere, niba kandi muyoboza tube twabayoboza. Umwanya ni uwanyu. Muvandimwe Semacyo, ntabwo dukurikiwe nk'uko bivuga, urabona ko nta mpumuro dufite, yewe nta nubwo tuyoboza, aho tuza aha ngaha turahazi. Ngira ngo mu minsi ishize nagutumyeho intumwa mumenyesha ko umuhungu wanjye akeneye ko umushyingira, kubera ko irembo wararimpaye, narinje rwose ngo tuganire nk'abagabo dukora icyo gikorwa. Urakoze. Urakoze. Niba numvise neza uturasaba umugeni, niko se? Aho nituguha umugeni ntabwo umugira nk'ubushize waraje urasaba, dutegereza ko uza gutwara umugeni wawe, dore imyaka ibaye, none ushaka tuguha uwa kabiri nawe ukomeza kwishyira. Kuba twaratinze rero ni ukubera umusore naje gusabira mbere yari yakabaye, ariko uzi ko nanjye nari mpari, umugeni twaramutwaye, ubu ngubu ameze neza, yarabyaye ndetse afite abana. Uwo nje gusabira rero ndatirwa abahize, umusore w'igikundiro uzigenda muzi imbere, urasa ntibagarure rugamba, ndamusabira murumuna we najyanye, kuko mugira abakobwa beza rwose. Umukobwa ndabizi ni umusore kandi n'igikundiro, najyanye n'umukobwa wawe. Nibyo uragira uti amaso y'inyana namubonye, nibyo koko mwaje gufata irembo, ariko mumaze gufata irembo muragenda murituriza, haza umuhungu w'umwungutsi, araza arasaba, avunyisha, haraza umukobwa aramutwara. Ubwo rero mu bakobwa mwabonye nta maso y'inyana urimo, ahubwo ni uko abakobwa bacu bose barasa. Ahubwo ubwo ngubwo wenda mwatwareba muri abo ngabo bandi, tukareba ko mwasaba umwe tukabakosha. Erega nahoze mbivuga kare, baramutwaye kandi koko kugira ngo muhora muntumira kuko turabavandimwe, yewe nubwo bukwe nari mburimo, ariko ngira ngo uwo batwaye ni mukobwa je, ntabwo nibeshye rwose. Maso y'inyana arahari, namubonye. Mufite inka zingana, mufite uruguri ku buryo umwana wacu azabasha kubaho neza kuko abagabo mu rugo koko. Umumera amata mani mwese mashyo, urabizi ndoroye ufite amashyo, ndetse niba ubishidikanya hamagara abashumba bawe bagende, naje nzirongoye, barebe inziza izo bashimamo baziza, ndetse abo basaba gusiza imanzi jyanira n'abana bagabo, ugende bakwereka uruguri rwabo, nusanga inka zirimo zishima ku buryo ubona ko umwana wacu nta kibazo azagira, ugaruka umbwire musanze ukoze. Jyana n'umwana wawe. Kunda kwa nani ya bagamba ni bantume ngati watu wani ndaya zaribo ya zachinya
akunda koyana